Yego nyemera nongere nguhe ikaze kuri Kigali Sport ngenda cyari Fredizo nkaba ngiye kuba nkwirukankana mu nkuru ikomeye cyane izamutse muri amasaha igaruka kuri mu Faransa Tchouaméni dossier ikirimo ikipe ya Manchester United ngo ntibirarangira nubwo yamaze kongera amasezerano ikipe ya Real Madrid amugeze na 31 Manchester ngo ntirakuraho amaso. Manchester iracyamutekerezaho. Manchester yatungura isi igatungura abafana bayo n'aba Madrid nkuko muri iminsi iri kubikora iri gutungurana kuri amwe mu Madrid agiye atandukanye tukaba twabibona uyu musore w'umufaransa ufite amamoko muri Cameroon yisanga yambaye umwenda urimo ibirango bya Manchester United muri ramwambaro mwiza cyane w'umutuku ari kugenda hari ncumukana abantu za Old Trafford. Ibyo bintu bifite uburemere ayo makuru yazamuwe ninde wabyanditse ninde yabivuzwe. Ibyo rero nibyo ngiye kuba nkugarukira mu buryo burambuye bwimbitse kandi bukubangukiye. Banze rero ngushimira wowe wa subscribinze cyane rwose imari kugenda izamuka ndi kubibona reka twuzuze nk'ibihumbi 10 byibura. Ubwo wowe uri kureba iyi video utarasubscribinga do subscribe kanda byibura ku kwezi tugusoze kwezi sese kwinshi reka dufate nk'iminsi nk'itanu 10 tuwe turifunitse neza cyane ubundi mubona udushya surprise tuntu tudasanzwe kabisa kandi turyoheye amaso. Ubwo rero bwo by the way nshimira wowe wabikoze bwo nawe utarabikora duso kugira ngo tujyane muri uyu mujyo comment section ibitekerezo byanyu no kugenda umuntu abicishamo amaso mujye mutayipinga cyane hari abari sawa cyane munyereke ko mba ntavomeye mu gitete sibyo se nganira n'abafite umunwa bafite n'intoki zo kwandika nibikunda na voice note nimba muzi uburyo mwabikora nazo mujye muzereza muri comment nzifungura nzumve iracyari rero Kigali Sport. Ubwo ndahita namuka ngiye kuri uyu musore ukiri muto mu myaka ariko bya ikintu bya kincanga iyo Tchouaméni ntekereje ko ari mu 2000 nkamwita muto nakibuka kamaze kujya 26 kandi iyo myaka ntago buri ari uwo muntu naga bakiri muto yamaze gukura gahita kansiga muri dilema hagati muri ubangabanga. Tchouaméni rero uyu musore ufite amamoko mu gihugu cya Cameroon n'umwe mu mpano nziza ziri ku mugabane w'Iburayi umwe mu bakinnyi batoboye mu kipe y'igihugu y'Abafaransa akiri muto kuko aciyeho igihe cyane impano ye irapika mu makipe agiye atandukanye mu Bufaransa muri Ligue 1 ubwo yakiniraga mu kipe ya Bordeaux yakuriyemo yatangiriyemo umupira akirakana gato cyane akavamo aterekeza mu kipe ya Monaco nayo akagenda akagira sezo idasanzwe cyane yaje no gutuma yisanga buriya ko Tchouaméni ava muri Bordeaux kuko umukino wa mbere yawubakina afite imyaka 18 icyo bita professional debut ateramo sezo nke cyane rwose zitari nyinshi aterekeza mu ikipe ya Monaco. Ageze muri Monaco sezo ya mbere yateye yahise imugira cyangwa se yatumye atorwa nk'umukinnyi muto wa championnat muri uwo mwaka w'imikino. Ebana uko yakomeje kugenda kora cyane Madrid niko yaje kwisanga yamubengutse icyo gihe imubenguka n'amakipe arimo za Liverpool. I remember well Liverpool yari muriho umutoza Jurgen Klopp yaramaze kumushima avuga ati uyu mwana w'umufaransa ni uzaza hano akambera nimero 6 ya hatari cyangwa se mu box to box. Ariko ikipe ya Real Madrid Imena Bank ihita yishyura amafaranga menshi 22 birangira yerekeje muri Los Blancos akina umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa 2021 icyo gihe yari afite imyaka 20 ahita tubara sofa kuva icyo gihe ubu numwe mu bakinnyi navuga bagenderwaho cyangwa se bari gukina nyuma y'isohoka ry'abantu nka Matuidi akunacishamo agafatanya na Bangolo Kante Lebre itwara Nations League 2021 ni umukinnyi wari urimo bagina finale 2022 finale y'igikombe cy'isi wakubitwa na Argentine ku mapeno. Uyu mutaramu yari arimo wanerekanye amatiriti idasanzwe ngo yafataga penalty rwose kabati ngiye nanayitera buriya akabayitereye iyo kure agifite imyaka 22 akiri muto. Naho nahise mbona ko Tchouaméni buriya ni umuntu ufite ikintu cya matiriti no gufata ibyemezo byo kurwego hejuru ku muntu mu myaka 22 akabati nubwo ndi kaseri mwa penalty arayirata ariko stili ntibya mwica mu mutwe arakomeza aragenderangana muri Madrid none ubu ngubu haracyari umukinnyi w'ikipe y'igihugu yabo uri kubanzamo cyangwa se uri kubona iminota uretse ko muri iminsi yaragize akabazo k'imvune manukone akaba agasa nk'utangiye gusa nk'umushyira ku ruhande akaba umwe mu bakinnyi rero Tchouaméni ukunzwe cyane by'umwihariko n'abanyamupira kera bawukinnyeho bashingiye ku kuntu gifite imbaraga amaguru maremare
abangamira abakinnyi ba adversary, akaba umukinnyi ufite ubwenge bw'umupira w'amaguru, intelligence yo ku rwego rwo hejuru imwemerera kuba yakina hagati mu kibuga kuri nimero 8 kuri 6, ariko no mutima wa defense akaza akaba yahagarara kandi ntagire icyo yica. Izo nshingano akazikora neza. Yaraturutse muri Madrid bikora. Marquinhos yaragize ikibazo cy'imvune, ayo maguru ye iyo taye metero 1.48 bimufasha mu gusimbuka amaduel yo mu kirere akayaganya. Ibyo ari byo bimufasha gutsindira imipira cyane. Buriya ni umuntu utsindira imipira ya ma second balls bashobora kuransa nka adversary umuzamu se kuri Tchouaméni biramworohera kuya winning cyangwa se gutsindira ayo ma dead balls ya mipira mu kirere. Kirasimbuka gikubita igitugu cyumanure n'ikibugiza ku butaka kibuturishe, cyakina nk'iki box to box, ari muri pressure y'abantu bamuteye pressing kubigotoramo biramworohera cyane. Rero uyu mutaramu witwa Aurelien Tchouaméni nako kantu ka versatility yifitemo gukina imyanya irenze umwe, biri mu bintu nyine byatumye ari umukinnyi ukomeza kugenda aganirwaho cyane. Icyanyuma kinabisoza ubwo bwiza bwe ni ikintu ifitemo cya composure, gutuza, gukorerana ibintu rwose ingoga, nta pressure nta gitutu, mu muzenguko muri 3 muri 4 umupira awufata awutange atuje. Uwo rero niwe mukinnyi Manchester yari yarabengutse ivuga ati nyamara nyuma y'agenda rya Casemiro ubwo bwiza Fred zagarutseho natwe twabonye kera, Christopher Vivera yabonye kera, Jason Wilcox yabonye kera. Hari umutaramu nabonye bagira witwa Makuru, nawe w'umuhanga cyane, inshingano ze nizo zanyishe ngo ni head of negotiations mu ikipe ya Manchester United. N'ujya ku meza ka negotiating bakicara kabatize senkani murazirya cyangwa kamwe ati dukeneye jana kavuga ati ariko izo senkani turongera 5. Niyo kuri negotiation mu ikipe ya Manchester United nawe yaricara avuga ati mukinnye twaramushimye tugomba kumuzana. Manchester rero mu kumushima icyaba ari ikintu kimwe, ariko no kumuzana bikaba ikindi. Kuba ugomba kumwishyira nk'umuntu wari ufite amasezerano mu ikipe ya Real Madrid, nawe umusharuka w'umako n'umwe mu bakinnyi beza bahembwa menshi, nabigarutseho banza mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, byumvikanisha ko ibimujyaho ibyo ashorwa ntago aba ari bike. Akuretse ko ku makipe ku mugabane w'Uburayi yo nabonye ko ikintu kijyana no bata umukinnyi turamuhereza ibi kuri we ni ikintu kiba cyoroshye, ko nababaza uburyo bakigukuramo. Ikintu nakunze cyane ahoze mbona muzamu ikipe y'igihugu Amavuye Kwizera Olivier kigaruka avuga ati mu Rwanda ikintu kimwe kinenge kibi kimbanenga ni ukuba ikipe igura umukinnyi ikamuhereza amafaranga ya kiritema n'imishahara bikarangira akazagendera ubuntu, nta kintu mumukuye mu buryo bw'amafaranga, n'abafatanya bikorwa mwashaka ngo baze babafashe mu muhereza icyo mumushakamo. Nimba kubwa yatimereza miliyoni 100 uzimuhereza ariko gusinyira imyaka 4 basi nawe uzamugurisha gusigira izo 300. Ati icyo kintu ni ikintu mu Rwanda hano rwose cyabananiye cyane. Ati nkanjye ari gihe bimbaho amakipe kandi nkanayibabwira ariko nkabona ntago bari kubyumva. Rero icyo kintu kiburaye baracyumva buri umukinnyi ko bameze kose ibyo baba guhemba akenyeri baba gukandira reka iritema bagu babaza uburyo bazayikubyazamo bakayigaruza ayo mafaranga akabagarukira, ubwo bikaba karusho urengejeho n'ibyo bikombe by'umwihariko. Rero uyu mutaramu na Tchouaméni yari diri tazorohera ikipe ya Manchester United, binavugwa igihe kinini cyane pe, ariko nyuma yaho witwa Jose Muri nyafatiye ikipe yicaje aba agent w'uyu musore, nawe aramuganiza nubwo ari mu gikombe cy'Isaramungira ati rero wowe wa musore we ndabizi ko abantu bo muri ne yose bamaze kugushima ngo bagukeneye, aba agents we baganira n'abantu b'i Manchester, ariko nanjye hano ndagukeneye, uri mu bakinnyi ntekerezaho ko ari cyo bazamfasha. Ewana Muri nyo ku giti cye ibiganiro yagiranye na Tchouaméni mu ibanga mu buryo buri private n'aba agent be ngo nibyo byahise bituma aba convinced avuga ko agiye kongera amasezerano amugumisha Estadio Bernabeu kugeza 2031 uyu mutaramu. Rero hakaba undi mutipe witwa Andy Mitten ufite podcast iba kuri YouTube yitwa Talk of the Devils. Nimba ufite telefone cyangwa se mudasobwa cyangwa se tablet hita usa nk'umuntu ubanza uyishacinga Talk of the Devils, uratubona umutaramu wo mwera witwa Andy Mitten wo mu insider ni channel nabonye ifite nk'aba subscribers 50 gutyo n'9 muri iyo range gutyo, a breaking amakuru aganira n'abantu bose baba bafite icyo bazi ku ikipe ya Manchester United. Rero uyu mutaramu muri uwo mujyo ari kugana kuri podcast ye yageze kuri Tchouaméni aravuga ati ariko kuri Tchouaméni ukuntu bimeze nyuma y'uko abafana be bamubajijeho yabwiye ati hari abanyamakuru banjye tuziranye bakorera i Madrid ariko abenshi bose bari mu mikino y'igikombe cy'isi, eka ngira ibyo mbandikira tuganire. Araganira nabo none harababwira ati okay ibyo twaganira ibyo nje kubabwira ati kwanza reka mbibasomere ati let me just read the text back. Ahita asoreza kwa nko kuvuga ati they could still sell him,
ati ikipe ya Real Madrid birashoboka ishobora kuba yagurisha nanone witwa Tchouaméni nubwo bamwongereye amasezerano ariko ngabikuye ku makuru y'abantu bi Madrid abanyamakuru baho baganiriye baganira n'umutaramo witwa Andy Mitten atavuga ati so there you go ati rero mureke tubijyanemo neza cyane akantu kukanda uyu mugabo yatangiye avuga ati the player has obviously done well out of this ati umukinyi ibintu yabyitwayemo neza cyane kabisa kuko si ubwa mbere byaba bigiye kubaho ko Madrid yasinyisha umukinyi nyuma akazagirira akamaro ikipe ya Manchester United buriya ikipe yitwa Madrid n'ikipe yitwa Manchester United ku kijyanye no guhererekanya abakinyi muri iyi myaka itambutse tubonye deal pe zigiye zikorwa noneho ku kintu cyazamo ngo umufaransa kujya muri Man U top mbere wena nko kuri icyo kintu cya Madrid mukurire amazina y'abataramu nkaba reka tuvuge umutaramu nka Rafael Varane yavuye muri Madrid ajya hehe muri Manchester Casemiro bashakaga asimburwa na Tchouaméni nawe ni muri uwo mujyo ndetse ku kijyanye n'abafaransa ho ni benshi nubwo bamwe batavaga wenda muri Real baza muri Man ariko abafaransa hari connection bafitanye by'umwihariko n'ikipe ya Manchester United mureba abantu nka Paul Pogba mureba uyu mwana nka Lenior wabenze Madrid akemera kujya muri Manchester United Rafael Varane nayo ingarutseho mu kanya urebe abantu nka Patrice Evra so umufaransa nawe yayiciyemo n'abandi benshi cyane bo mu myaka yagiye itambuka bamwe wenda ntago naba bazi ariko abari benshi super talent nayo mwibagiwe bibihe byose Anthony Martial wavuye mu Bufaransa avuga kuri yaje gutwara Ballon d'Or ngo nicyo cyari kimuzanye Manchester muri Premier League ariko byarangiye bite yacyuye isiniya gusa yariragaho uwo akaba ari Anthony Martial n'abarebye umupira kera hari abandi bagabo bajya bavugwa benshi ariko bamwe muri bo nanjye ntabwo nigeze mbabona niyo mpamvu ntabatindaho cyane ariko nk'umugabo witwa Eric Cantona nawe n'izina rizwi nawe of course yari umufaransa kiri wa Manchester United bivugwa ko rero Tchouaméni aba yari numva muri Madrid akajya muri Man U yabaye umufaransa wa 16 ujye gukina Man U mu mateka yayo rero kumva ko hari iyo connection akubwo tsure kuri icyo kintu cya Madrid ndetse nibyo Andy Mitten akomeza kugenda avuga ati rero si ubwa mbere Manchester igiriye interest umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid hari n'uyo mibanire ati rero Manchester United igituma imureba cyangwa se imwitaho ishishikazwa no kuyamusinyisha nuko ari umusore w'umuhanga cyane he is very good n'umuhanga ati nko mwagiye mubibona kuri podcast yanyu avuga kuri podcast y'ubwo nanjye nabivuga nkuko mwagiye mubibona hano kuri Kigali Sport ni umukinnyi nawe ubwe wafitinga perfectly mu mikino ya Manchester United nawe ariko yakishimira gukina Manchester United uretse ko nanone ku rundi ruhande ari umukinnyi wishimiye ubuzima abayemo i Madrid hano turi kugana ikipe y'Ibwami Los Blancos ntabwo wapfa kuyikinira utishimye ntibibaho tere kwenda babuza iminota ariko kuri icyo kintu cy'iminota nicyo nyine Jose Muri yamwicaje akamuganiriza cyatumye umusore aba convince aravuga ati nahaguma ati rero mu gihe situation yahinduka if that situation changes mu gihe situation yahinduka kuri Tchouaméni akaba atabakishimiye ubuzima yaba arimo i Madrid he could be perfectly happy to play for Manchester United ati yakishima by'agahebuzo gukinira ikipe ya Manchester United aho naho yahise akomeza avuga kuri aba bantu b'i Madrid bagana avuga ati ubwo nahamagaraga mu kimwe gitambutse abantu b'i Madrid abenshi bari ko mu gikombe cy'isi kuko niho bari kugenda bakavaringira inkuru zabo z'ikipe y'igihugu ya Espagne namwe ni umwe mu banyamakuru n'aba insider avuze ati bamwe muri bo bagiye banyereka zimwe mu mpamvu zishobora gutuma Madrid yakifuza kugurisha uyu musore kandi amafaranga menshi kumugurisha menshi bikajyana nuko Madrid nayo yifuza gushora andi mafaranga menshi ku isoko kugira ngo igire abakinyi binjizamo twaje twumva amazina nka ba Olise ba Erling Braut Haaland baravugwa nubwo umuntu abivuga ukabona umuntu arasetsa ariko ku isi ikintu maze kubona muri isoko ry'Rwanda n'igurisha ry'abakinyi nta kidashoboka nta mukinyi utakinira ikipe runaka nta n'ikipe itasunyisha umukinyi runaka rero Madrid bikavuga ko igihe ibintu byaba byanze bashaka kugura undi mukinyi ukomeye cyane wahatari ukaze haba hagati mu kibuga ba Enzo baracyavuga ati rero uko Madrid izisanga ku isoko igomba gusinyisha umukinyi ukomeye bizabasha no gushora agafaranga uko kugashora kuri Madrid tubonye mu myaka itambutse kijyanye n'ubukungu ntabwo ari bumeze neza kugira rero babone icyo gushora ku isoko bizabasaba nabo kugira icyo binjiza umwe mu bakinyi bafite bashaka ko bashyira ku isoko bakuramo amafaranga ni umutaramo witwa Tchouaméni so abo ni bande bagurishwa bakavamo amafaranga uretse ba Tchouaméni koko tutabeshyanye namwe mumbwire muri comment section umukinyi wa Madrid wundi yagurisha igakuramo amafaranga utari Tchouaméni
ushobora kuvuga Federico Valverde ariko biragoye kuko mbere y'uko ise zirangira yaganiriye na Madrid bamubwira ko azaba ari mu bakapiteni bayo binashoboka niwe nawe ushobora kuzaba kapiteni wayo muri sezo tugiye kwinjiramo. Federico Valverde we n'umukinnyi utagurishwa, urajya kuri Kamavinga muri nya bivuga ko yamaze kumushima nawe why not ari giye akongera kumugira ikiza akamuhereza iyo minota byakanga bakaba bamutiza kuko n'Imana idasanzwe badashaka kurekura. Rero urajya kuzengurutsa amaso rero muri Madrid umukinnyi wagurishwa kandi nawe ubona ko bivugwa ko yagenda nyine arasigara ari Tchouaméni ushobora kwakiriza Old Trafford. Rero icyo kintu bakagisiga bavuga ati ikipe ya Madrid igiye izaba ikeneye kugira abakinnyi binjizamo ku isoko, umwe mu bakinnyi nabo bazaba batugizwe kuba bashyira ku isoko muri bya FIFA Financial Fair Play kugira bitazabagora witwa Tchouaméni bishobora kuba byakunda cyane nubwo ashobora kuba tsaba issue kuko undi mukinnyi ndi kubona Kamavinga yanagurishwa ariko I don't think ko yakinjiza Madrid amafaranga nkayo Tchouaméni yabinjiriza. Kandi na Tchouaméni igituma n'ikintu tukigarukaho cyane nuko ari umukinnyi mu kipe y'igihugu y'Abafaransa nimba ari kubona uwo Manuko Nemani yimwifuza akabona abakinnyi bahangana kuri gatandatu wenda kanibande kuri uwo Manuko yajya mu kipe ikomeye wari Madrid wenda ntari kubona iminota igihe wo Valverde yagarutse mu kibuga hagati wo Enzo yinjiye ese yabona iminota yaba yizeye cyane niyo mpamvu nyine byabaye ngombwa ko Jose Mourinho yinjira mu bigano kugira ngo amukonvenke ariko bivuga ko igihe byagora n'uwitwa Tchouaméni nawe yababwiye ati mureke ngende njye hano mbone iminota ibanzamo kugira ngo uwitwa Zinedine Zidane namara kuragizwa Abafaransa ari njye uzaba ari nimero ya mbere igomba kubanzamo kuri gatandatu. Ati rero aho ngaho niho Manchester United tugomba kwitegereza tukareba nimba koko Madrid ubwayo yazakora igisa nk'icyo ngicyo ariko niyo isa nkaho ibifite mu biganza. Asoza avuga ati ariko don't write any deal off, nimugire deal musa nkaho musaba mu mutwe yanyu ngo muvuge ngo ntibizakunda ntibishoboka kuko ku isoko ry'igura n'igurisha by'abakinnyi birangira uko ryafunze. Ibintu byose birangira uko summer transfer window cyangwa se transfer window ibaye closed bashyizeho ikigufure kavuga ati birarangiye nubwo ati umukinnyi noneho biragoye ko yaza ariko bisa nk'ibigoye cyane biri improbable ni ikintu gisa nkaho kigoye gukunda gifite chance nk'iya 2% ariko iyo kabiri isigaye kuri isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi kuri transfer bishoboka cyane akantu kaba watungurwa uretse ko nyine amahirwe iyo kubona Tchouaméni mu kipe ya Manchester United bizajyana n'ubushake bwa Real Madrid niyo ishobora kuvuga ati ntuwa minota uribona hano Jose Mourinho na minota kubonera ubwo wagenda. Rero akaba ari umutaramu uretse ko nyine na Madrid nayo barajya kureba Florentino Perez mwaka utambutse bagize mubi w'imikino barashaka gutwara La Liga barashaka kongera gutwara Champions League kandi Tchouaméni n'umwe mu bakinnyi beza nkuko nabigarutseho bazamo muri Le Bleu mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa gutakaza umuntu nk'uwo nawe biragoye na ufite na yavaza atariti yuko yagohereza umusada mu mutima wa defense hagati mu kibuga kuri nimero 8 ufite experience yo gutwara ibikombe nka Champions League byagorana cyane ariko kuri Madrid nanone igiye yinjizamo abandi bakinnyi bafite experience nka ba Ibrahima Konate ba Bernardo Silva ba Denzel Dumfries bakukurira ibyo bikwereka ko Manchester ikipe ya Real Madrid hari plan ifite hari umushinga bafite hari ikintu bashaka gukora muri iyi sezo kandi uwitwa Aurelien Tchouaméni nawe naye abapikomeye cyane mu kuba yabafasha ariko still nyine turasigara turyamye kuri 2% yo kuvuga ati mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ibintu birangira ariko isoko ryafunze. Manchester ni kuri kone aka kanya niho biri imbaraga nko mu minota 5 tukabiganiraga ariko na Tchouaméni andi mitera avuga ati don't write off the deal. Deal ni muri kuri Amaso akantu kaba mwatungurwa nubwo bisa nk'ibiri kure cyane byo gushoboka. Gore rero ngiye ngushimira cyane wo tubanye kugeza kuri iyi minota uri umuntu w'umutarambu cyane I salute you cyane ariko nimbura umuntu w'umutoto byo bikaba karusho salute nyinshi cyane. Ndacyari Freddy izo iracyari Kigali Sport witeka komeza abandi ndira Star Vista ciao.